Ibihe byiza kuri mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Green Roots TV. Kuri uyu munsi rero turagira kubagezaho inkuru igaruka ivuga ngo Nyiringabo yaburiye amahwemo muri Kina Music. Se koko ni ukuri? Ibyo uraza kwiyumvira muri iyi nkuru. Kuva mu myaka 5 ishize ari mu muziki, igice kimwe cy'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bandika bagaragaza ko Nyiringabo kuba ari muri Kina Music bituma impano itagaragara nk'uko bikwiye. Ariko kandi abavuga ibintangiro bagiye batanga zigaragaza abahanzi bavuye muri label itara ryabo rikamurika kurusha. Abavugaga ibi bajya kure bakanagaragaza ko iyo Nyiringabo ikoranye indirimbo n'abandi bahanzi iracengera cyane kurusha izi, ndetse ko n'iyo ndirimbo ze zikozwe n'undi mu producer utarishimwe Clement zibanogera cyane. Urugero rwa hafi rw'umwe mu bantu baherutse kugaragaza ko batabariza Nyiringabo ni Dumba, uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe abarizwa muri Canada. Uyu mugabo aherutse gusohora amashusho yumvikanishije ko Kina Music idindiza umuziki wa Nyiringabo bityo akwiriye kuyisohokamo. Ikiganiro yagiranye n'abafana be ku rubuga rwa YouTube, Nyiringabo yumvikanishije ko kuva yakwinjira mu muziki yumvise umubare munini w'abantu bamugiriye impuhwe bamugira inama yo kuva muri Kina Music, yakoko ashingiye ku byo bamaze kumukorera n'ibindi. Ati ndatuje, yavuze ko atabuze amahwemo muri Kina Music nk'uko bivugwa, kuko afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no guhanga ibyo ashaka. Yavuze ati ndishimye, mba mfite umwanya wo guhanga ibyo nshaka na buri kimwe nshaka. Murebye neza mu bihangano byanjye harimo hip hop, R&B, acoustic music, afrobeat, zouk, dancehall. Urumva uburenganzira bwo gukora icyo nshaka cyose, kandi Kina Music ituma mba uwo ndiwe. Yavuze ko buri wese wisunga imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga kumvikanisha ko yaburiye amahwemo muri Kina Music arabeshya rwose. Yongamo ati mfite uburenganzira bwo kurema cyangwa se guhitamo uwo nshaka kuba we, kandi ndashima cyane. Nyiringabo yavuze ko buri muhanzi wese afite uko atwara urugendo rw'umuziki we ndetse n'aho abashaka kuruganisha. Ahubwo icyo nagiramo inama abantu, mujye mushyigikira umuhanzi mu nzira ye, ntimugashake ko umuhanzi aba nka kanaka yitwara nk'undi. Ndishimye, ndatuje kandi ndigenga, ndabishimira ibyo byose n'icyubahiro nahawe, nizere ko mubyumvise. Yavuze ko kwisanga muri Kina Music byaturutse ku igerageza yakoze ryo guhatanira kujya muri filime yari yarateguye nubwo byarangiye atsinzwe. Ati Kina Music yari ifite umushinga wo gukora filime, yahamagaye abanyempano mu gukina filime ngo bajye kugaragaza impano zabo, haturanwemo abahize abandi. Icyo gihe nagiyeyo ndanatsindwa ndataha. Nyuma naje kubona Clement ampamagaye nza gusinya amasezerano nk'umuhanzi. Guhera ubwo muza kubona Nyiringabo. Ibiganiro kandi Rwangabo Byusa Nelson uzwi nka Nyiringabo yavuze ko yakuze yifuza kuba umusirikare, ariko ko hamwe n'amahitamo y'ubuzima byarangiye avuyemo umunyamuziki. Yagize ati mu mutwe nakuze mfite ibintu bibiri, kuba umusirikare cyangwa umuhanzi, ariko kuba umusirikare byaje kunshiramo mfata inzira y'ubuhanzi kandi byaciyemo. Mu myaka 5 iri imbere nibona ku rwego mpuzamahanga, mfite album nyinshi cyane ko mfite 3 gusa, ndetse naramenyekanye ku mbuga zikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Kaya nguko aya Nyiringabo. Tubibutsa ko Nyiringabo afite indirimbo nshya zigera nakomeza kugenda mureba ku mbuga ze nka YouTube ni Nyiringabo. Thank you. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo amakuru ajye abageraho igihe agiye atandukanye.